Muraho neza, twikomereza nanone ku magambo agiye akoreshwa mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'ikinyarwanda. Waba ushaka kwiga icyongereza ndetse n'ikinyarwanda mu buryo bworoshye cyangwa bwa vuba, waza kuri ino channel yacu twigisha icyongereza mu buryo bwihuse. Hanyuma twatangira, tugiye gutangira kuri present, then and past. Present ni ubu ngubu, ubu turi. Past ni ahahise. Hano ari amagambo arimo aragaruka cyane, agiye akoreshwa ku munsi. Then twatangira. He has some money. He has some money. Afite amafaranga. Then ni ubu ngubu, ubu turi. Urumva ko afite amafaranga. Then ahahise twavuga ko ari he had some money. He had some money. Yari afite amafaranga. Urumva ko yari afite amafaranga. Afite amafaranga ni ubu ngubu, ariko tubishyize mu cyongereza he has some money. Then he had some money. Yari afite amafaranga. Kumva ko ari ahahise. Twikomereze ijambo rya kabiri. We have enough time. Iyo bavuze we have enough time, bisobanuye ko dufite igihe gihagije. We have enough time. We had enough time. Ahahise we have enough time. Twari dufite igihe gihagije. We have enough time. Twari dufite igihe gihagije. Ijambo rya gatatu. I have a crowd. I have a crowd. Ndafite inkorora cyangwa mfite inkorora. I have a crowd. Mfite inkorora. I had a crowd. Nari mfite inkorora. I have a crowd. Nari mfite inkorora. Ijambo rya kane. She has a nice voice. She has a nice voice. She has a nice voice. She ni ku mukobwa ukoresha she, igitsina gore cyane cyane ni she. Afite ijwi ryiza. She has a nice voice. Afite ijwi ryiza. Then ni ubu ngubu, tubishyire mu ahahise. She had a nice voice. She had. Hazi induka had. She had a nice voice. Yari afite ijwi ryiza. Yari afite ijwi ryiza. Okay. Ijambo rya gatanu. They have many problems. They have many problems. Bafite ibibazo byinshi. They have many problems. Problems ni ibibazo. Problems ni ibibazo. They have many problems. Bafite ibibazo byinshi. Many, byinshi. Twikomereze none. They had many problems. Bari bafite ibibazo byinshi. They have many problems. Bari bafite ibibazo byinshi. Problems ni mu byinshi nyine. Bari bafite ibibazo byinshi. Urumva ko icyongereza kiroroha cyane. Then kuri ikinyarwanda kikaba cyoroshye. Ushaka kwiga ikinyarwanda waza tukakwigisha. Ushaka kwiga icyongereza waza tukakwijira kuri channel yacu. Kandi ni umunsi ku munsi uzaza ubona amavideo agiye acaho, agiye anyuranye mu cyongereza, ikinyarwanda. Then kora subscribe ujye ukurikirana video umunsi ku munsi. Iyo ukoze subscribe
buri video yose na uploadinze, buri video yose nshizeho ugenda uyikurikirana.